Reka mbagezeho amakuru mpamo y'ibikomeje kugaragara hagati y'abahanzi babiri aribo Bruce Melody ndetse na mukuru we The Ben. Hari bamwe bagenda bahwihwisa cyangwa se bamwe bakavuga uko babyumva ati Bruce Melody arenze The Ben nkuko bivuga, abandi nabo ati The Ben arusha Bruce Melody, abandi nabo bakavuga bati nyamara Bruce Melody afite abafana benshi kurusha The Ben, abandi bakavuga bati The Ben aramurusha kuko nubundi nakabukuru kazamo impamvu The Ben amurusha ngo nuko we atari ukuvuga ngo afite abafana gusa ahubwo afite abafana ndetse n'abakunzi, ngo akaba ariyo mpamvu mu myaka yashize Bruce Melody aribwo yigeze kwishongora kuri The Ben ndetse na Meddy ati nuwa mbere bariya ngo nabana nubwo bamutanze nyamara abakunzi be ndetse n'abafana bakamwiyamira kure ndetse bikanababaza cyane, kugeza naho Bruce Melody yagezaho akajya mu itangazamakuru akavuga yuko ngo atari cyo yari agamije kuvuga, ngo ari rwa rwenya rwe, ngo abangaba ngo atabarenze habe na gato. Muri iyi minsi hari imvugo Bruce Melody asigaye yiharaje ifite kode igira iti 001, bivuze ngo nuwa mbere akanikurikira abo ba The Ben na ba Meddy n'abandi bagiye bakurikiyeho ngo bakaza nyuma. Ibi ngibi bikanakurikirana ngubwo Bruce Melody ndetse na The Ben biteguraga igitaramo kizasoza umwaka nyuma ya Israel Mbonyeho gatoya, ngubwo bakoreshwaga ikiganiro n'abanyamakuru bagiye batandukanye, hari naho ngo basabwe gusuhuzanya nyamara ngo basuhuzanya bahana big up mukono bisanzwe, nyamara bagasobanura yuko ngo atari ngombwa ngo kuba bahoberana. Ibi ngibi ngo bikaba byaraciye amarenga nyine ngo hagati y'urwango nyine ruri hagati cyangwa se amakimbirane yaba ari hagati ya Bruce Melody na The Ben nkuko bikomeje kuvugwa. Ati bahiganye ubutware. Reka turebera hamwe nyine ibyaranze ikiganiro cyahuje The Ben na Bruce Melody mbere y'itangazamakuru. Ahangaha byabereye imbere y'itangazamakuru muri Car Free Zone i Kigali nk'ibisanzwe, ngo ni ikiganiro cyabaye hagati ya Bruce Melody na The Ben ubwo ari umunyamakuru wakibakoreshaga. Reka turebere hamwe gusa kugira ngo mbakomereze, reka mbibutse ucyumvira ijwi uhita wumva yuko utibeshye nk'ibisanzwe. Iyi ni Menya Byose ica kuvumbuza show yo yibagizaho ndi Ken Chris. Nakwibutsa n'ubundi wowe utarakora subscribe kuba wayikora ndetse na like na share kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kukugeraho kandi bigere kure ahashoboka. Reka nguhe ikaze. Ubundi n'ubwa mbere mu itangazamakuru ry'imyidagaduro mu Rwanda habaye ikiganiro hagati y'abahanzi, naryo kikabera ahantu hagari kandi n'abakunzi b'abahanzi ntibahezwe ahubwo bagahabwa umwanya wo kwihera ijisho abo bakunda. Ahangaha ni ikiganiro cyabaye hagati na Bruce Melody ndetse na The Ben, abangaba bari kugikoreshwa n'umunyamakuru. Ahangaha ntago byabaye mu mwiherero ahubwo hari n'abafana bamwe na bamwe bari bahari. Ibi ngibi nyine babikora ku mugaragaro. Ngo ntago byari bisanzwe ko abahanzi baganira n'itangazamakuru bameze nk'abari mu kiganiro mpaka, buri wese yirata ibigwi n'ibyo arusha mugenzi we. Ahangaha hari nka debate ubwo Bruce Melody yagendaga akivugira ibye akirata ibigwi ibyo arusha The Ben nawe akajya mu mateka hirya no hino uko nyine akavuga ibyo arusha Bruce Melody byose. Byabaye ubwo The Ben na Bruce Melody baganiraga n'itangazamakuru bategura igitaramo bagiye guhuriramo cyiswe The New Year Groove. The Ben agiye gukora ku nshuro ye ya kabiri. Iki ngiki cyarabaye kuko cyabaye ari tariki ya mbere. Ni igitaramo ngo cyari kuzabera muri BK Arena tariki ya mbere Mutarama, n'ubundi cyarabaye 2026. Cyatewe inkunga na Airtel Rwanda, Techno Engine, Centrica ndetse n'ikinyobwa Mitsingi. The Ben yavuze ko bagitegereje bashaka gukora ikintu Kigali kitazaba rimwe ahubwo kigomba kubaho mu buryo buhoraho kandi kigahuriza hamwe abahanzi batandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu. Yagize ati
The New Year Groove ni igitaramo cy'ingarukamwaka nka za Afro Nation. Hari n'igihe kizajya kiba simba ndi mu bagomba kuririmbamo. Ibyo nibyo Bruce Melody yakomezaga atangariza abakunzi be ndetse n'abanyamakuru, ngo iyi ngiyi igamije kuzana umunezero n'ibyishimo mu mujyi wa Kigali ndetse mu kugaragariza amahanga ko iwacu hariho ibintu byose bitera ariho ibintu byose bibera. Ati ibi ngibi ngo nyine intego yabyo ngo nuko igihugu cyacu kigomba kugaragariza amahanga yose ko ibyiza byose bibera iwacu. Ni yacu nitwe twayitangije, izajya igaragaramo abahanzi batandukanye mu myaka uko izagenda isimburana, kandi buri mwaka uzajya uba ufite umwihariko wawo. Iyi ngiyi ni The New Year Groove, ni ikiganiro cyangwa se igitaramo kizajya kiba cyitwa gutya kiri gusoza umwaka. Bruce Melody we yavuze ko kuva we n'ikipe bakorana bakwegerwa n'iya The Ben bahisemo kwemera gukorana nawe nta kuzuyaza kuko igitaramo cye gifite umwihariko mu mitegurire. Yagize ati nakunze igitekerezo cy'uko The Ben yatwegereye kandi n'ubundi igitaramo gisanzwe kigenda neza, yaba mu mitegurire nta cyabuza gushyiraho itafari ryanjye ndetse no kubashimisha. Niteguye neza kuzabibona kuri uwo munsi. Uwo ni Bruce Melody wavugaga. Bakora ikiganiro muri Kigali ka Free Zone nk'ibisanzwe, ni ku nshuro ye ya mbere muri Kigali ka Free Zones. Habereye ikiganiro hagati y'abahanzi n'itangazamakuru. Ubundi akenshi ahubwo bamwe bakunze kuhakorera ibitaramo bitandukanye. Ubwo bamwe bamenyeshwaga ko aba bombi bazahakorera ikiganiro n'itangazamakuru, batunguwe by'umwihariko. Iki kiganiro uretse itangazamakuru harimo rubanda ndetse wabonaga ko benshi bishimiye gusabana na bamwe mu banyamakuru bazwi bakunda abandi. Bishimiye kubona imbonankubone Melody na The Ben bari kumwe. Kuva aba bahanzi bagera ahabera iki kiganiro, bamwe bari bahitegeye ndetse bari mu mirimo itandukanye yiganjemo iy'ubwubatsi. Bahisemo kuyishyira ruhande bihera ijisho iki kiganiro. Ahangaha bashatse kuvuga bati nubwo ngo hari imirimo ikorerwa hafi ahangaho y'ubwubatsi, ubucuruzi, ibindi bigiye bitandukanye, ngo benshi bavuye mu kazi kabo baragenda barashungera nyine bumva iby'icyo kiganiro cya Bruce Melody na The Ben, kuko ni ibintu byatunguranye cyane kubabona aho ngaho. Gusuhuzanya mu ruhame dore uko byagenze muri Kanama 2024. Reka mbasubize inyuma ho gatoya. Bruce Melody yagaragaje ko yabangamiwe n'uburyo The Ben yamuhobeye akamukanda ubwo bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gitaramo cya Rwanda Day cyabereye i Washington DC. Ahangaha bitewe n'agasuzuguro cyangwa se no kumwereka yuko nyine The Ben ngo akiri mukuru we cyangwa se yanatangiye mbere ye, ubwo basuhuzanyaga bari i Washington DC mu gitaramo cyitwa Rwanda Day Shimana, ngo nibwo The Ben yasuhuje uyu Bruce Melody ngo akamukanda. Ibi ngibi byaramubabaje, yumva nyine ntago byishimiye, nyine yabibonye nk'agasuzuguro ka The Ben. Aha yagize ati nyine yarakandaga cyane kandi ntabwo mbikunda. Nanga abahungu bankoraho, sinkunda abahungu bampobera, abantu banjye baba babizi. Ibi ni Bruce Melody wabitangaje. Oya twahuza ibyo ntashaka ni ibintu byo gukarabana, byo guhoberana, ntabwo mbikunda. Naho guhura tugasangira nka fanta cyangwa se burya cyangwa ibindi bikaba naho ubundi ibyo guhoberana oya. Ibyo ni mu kiganiro mpaka Bruce Melody yagiranye na The Ben. Aha ni Bruce Melody n'ubundi wari uhawe ijambo avuga.
Guhera icyo gihe nta na rimwe aba bahanzi uko ari babiri bigize bagaragaza gusuhuzanya mu ruhame ubwo bari mu kiganiro n'itangazamakuru kuri uyu wa mbere tariki ya 15 Ukuboza 2025. Basuhuzanyije. Bruce Melody yajyanye akaboko ubwo yawusuhuzanyaga, ariko The Ben aramukurura aramwiyegereza. Nyuma basabwe guhoberana, ariko Bruce Melody arabyanga. Yagize ati, nta guhoberana kurenze kuza hano kuko meze nk'uri mu rugo rwa The Ben. Kuba nemeye kuza ni ikimenyetso cyo gushyira hamwe. The Ben nawe yavuze ko ibyo guhoberana byo bitari ngombwa. Gusa ikigaragara hano bitewe nuko ngo The Ben ngo Bruce Melody yagerageje kumuha ukuboko, The Ben we akamukurura. Ahangaha The Ben yagerageje kumuhobera, ariko bitewe nuko Bruce Melody yabiteye utwatsi, The Ben nawe asa nkaho yisubiyeho. Ahangaha reka turebe ngo uburyo bahiganye ubutwari. Umunyamakuru yabajije Bruce Melody niba yifata nka nimero ya mbere biturutse ku butumwa ashyira ku mbuga nkoranyambaga, yarangiza bugahererekanwa n'umubare wa 001 nk'uko nabibabwiye ruguru. Uyu muhanzi mu gusubiza yagize ati, ndabisubiza muha urugero, nkunda gukoresha ingero. Turi igihugu gito kikijwe n'ibihugu binini, ariko kubera ko tuza ahantu turabizi ko turi abambere. Mushakemo igisubizo. Icyo ni igisubizo The Ben yahaye umunyamakuru ubwo umunyamakuru yamubazaga ati, se ko ukunda kuvuga yuko nguru wa mbere nk'ibyo ukunda gutangaza ku mbuga nkoranyambaga ukoresha nimero code 001, ibingibi bisobanuye ko waba uri uwa mbere, ari nako bakunda kuvuga ati. Ariko Bruce Melody mu kumusubiza ntabwo yigeze yerura. Ubundi Bruce Melody azi ubwenge cyane. Yagiye gusubiza asubiza mu migani. Yaravuze ati, ubundi twebwe reka nguhe igisubizo, ariko bitewe n'ukuntu uri bugisesengure ni wowe uri bukuremo igisubizo gikwiye. Yagize ati, twebwe turi igihugu gito ariko gikikijwe n'ibihugu binini, ariko bitewe n'uburyo turi indashyikirwa ni twebwe tuzi uburyo turi nyine abambere muri ibyo bihugu. Ati, shakamo igisubizo. Ibyo nibyo yabwiye umunyamakuru. The Ben we asubiza ibijyanye n'iki kibazo cy'uwa mbere hagati ya Bruce Melody. Yagize ati, yiyise uwa mbere mu kiganiro, ariko njye ndi ntagereranywa. Ati, uyu nguyu nubwo ari uwa mbere ariko njyewe ndi ntagereranywa. Bivuze ngo hano njyewe nta nimero wabasha kumpa ugereranyije na The Ben. Uyu nguyu twicaranye sinzi niba wampa nimero ya 0, ahubwo iyo ngiyo ntagibaho. Uyu muhanzi yakomeje asubiza umunyamakuru niba iki kiganiro kizashyira akadomo ku mwuka mubi uvugwa hagati yabo cyangwa ari cyo gushaka amafaranga. Yagize ati, mbaye umunyakuri ni igitaramo kigamije guha ibyishimo abanyarwanda. Bruce Melody we asubiza iki kibazo yagaragaje ko gikubiyemo ibintu bibiri. Yagize ati, njye ndagisubiza mu buryo bubiri. Abafana ntabwo bajya babura kutugereranya. Rero mu yandi magambo, ihangana ntiryabura kuko bikorwa namwe. Icya kabiri, umuziki ni kumera hanyuma bikarangira ari ibyishimo, kuko dutanga ibyishimo ntabwo dushwana. Ibi nibyo Bruce Melody yasubije ku rundi ruhande. Gusa Bruce Melody nk'iyo urebye yakomeje kugaragaza ubwenge no gusubiza ibisubizo byujemo ubuhanga buhambaye, kuko we ntago akunda kwerura. Afite uburyo aganiramo n'uburyo asubizamo igisubizo cyiwe azimije, ku buryo nta n'inzika yavanaho ngaho n'umuhanzi baba basa nkaho bashyamiranye. Bose bateguje indirimbo nshya mbere y'igitaramo. Murabyibuka mbere yuko igitaramo gitangira nibwo bose bavuze bati, tugiye gukora indirimbo nshyashya. Ubwo Bruce Melody yakoraga indirimbo yitwa Munyakazi, undi nawe ariwe The Ben akora indirimbo yitwa Indabyo zanjye.
buri wese muri aba bahanzi yateguje abakunzi be ko agiye gushyira hanze indirimbo nshya mbere y'iki gitaramo. Bruce Melody ati mu gihe kitarenze iminsi 3 ndashyira hanze indirimbo nise Munyakazi kugira ngo niduhura kuwa mbere Mutarama 2026 muzamenye ko iryo zina ari ryo ryavuye nyine ariho ryavuye. The Ben nawe ati mu gihe kitarenze iminsi 5 ndabasohorera indirimbo nise Indabo zanjye. Urebye ukuntu aba bahanzi bari biteguye ikiganiro n'itangazamakuru nta kabuza byerekana ko noneho ishusho ngari yuko igitaramo bazahuriramo kizaba gifite uburemere buri wese ashaka kwemeza undi, yaba mu myambarire ndetse n'ubundi buryo ubwo ari bwo bwose bujyanye no kwigaragaza mu rubyiniro. The Ben yavuze ko The New Groove bashaka ko ibera muri Stade Amahoro ariko bikaza kwanga kubera impamvu zitandukanye, akagaragaza ko umwaka utaha ari ikintu azakoreramo byanga bikunze. Byitezwe ko nyuma y'iki gitaramo The Ben azifatanya na Bruce Melody mu bitaramo bizenguruka igihugu ateganya mu gukora 2026. Ngicyo ikiganiro cyabaye hagati ya Bruce Melody na The Ben ubwo abangaba bari bahujwe n'umunyamakuru kugira bumve nyine ikibazo kiri hagati yabo ndetse abashe no guhosha amakimbirane n'ibibazo bikomeje kugaragara hagati y'abangaba ndetse yumve imva n'imvano n'uburyo byahagarara nuko nguko ikiganiro cyarangiye. Gusa iki ngiki ngo cyishimiwe n'abatari bake. Nk'ibisanzwe nkunda kubabwira yuko makuru meza nk'aya ari akagaruka, yari menya byose ica kuvumbuza ishongeye wayibagezagaho ndi Ken Chris. Nakwibutsa wowe utarakora subscribe kuba wayikora maze like na share kugira ngo tuzajye twibana kandi ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kugera kure kandi kure hashoboka. Reka ngusezere nkubwira nti hasta la vista.